rukundo zahite zimwica zibone gusubira mu mazi. Madamu Samake zose zahise zicara imbere ya telefone zitegereza ko Ryu barangije batabatwereka Ryu ari kwikina n'umukunzi we mushya. Gusa nyuma Rora aza kwica Mudu yibukije Ryu ko yavukiye mu bakire, mu gihe Ryu we byamusabye gukora cyane kugira ngo agere aho ageze. Ryu yanze gusurwa n'umugore arangije aramwishyura, atakuramo telefone ahamagara Shani imbere ye, avuga ko agiye kuza kumufata mu minota 10 gusa. Madamu Samake zose zahise zishima zitangira kwitegura, gusa Shani asohotse ageze arasanga Ryu yamwohereje bodyguard we ngo ariwe baza kumufata. Shani bahise bamutwara mujyana ku biro bya Ryu, bakiriyeho sekretari amubwira ko boss araza vuba. Sekretari akimara kugenda Shani ahita aroga amazi, gusa bitunguranye ibyegera bya Ryu bitabizi. Shani bahise bamusaba kunywa ku mazi yanyweye ahita atangira kwikumumura. Icegera cya Ryu kimubajije icyabaye avuga ko atakunze nimwe yari mu mazi. Aho kandi icegera cyari cyanyweye ku mazi aroze cyahise kikubita hasi. Shani nawe adatinze ahita afata inzoga yimusuka mu kanwa. Ikigori cyongeye guhaguruka kinywa kuri amazi yararoze gihita cyongera kirahwera. Twihuse Shani yaje kubona Ryu yarakaye, arangije agenda amukurikiye bucece agira ngo amwice. Ageze muri office asanga Ryu ari gutuka abakozi biwe, kubw'amahirwe make ajugunya n'urwuma abare rufata. Shani yahise yihisha abakozi bamaze kugenda atangira kugereza kwica Ryu, gusa buri trike yose Shani akoresha akaba ari wigarukira. Nyuma aza no kwisha munsi y'intebe agira ngo amutere icyuma ariko byina, gusa birangira ari ubigendeyemo. Nyuma y'umuziki Shani yaje guprofita Ryu ahagaze mu idirishya, amuturuka inyuma aguruka agira ngo amwice, gusa birangira nabwo akubiswe icyuma cya golfe mu mutwe. Nyuma batweka Shani na Ryu bicaye ku meza, Ryu ari kumuha amafaranga agira ngo amuve imbere, gusa umukobwa akamubwira ko adakeneye amafaranga ye. Ryu byaramucanze arangije araguruka ngo yigendere, gusa ageze imbere abona Rora wamwiyemeyeho. Tumagaruka atangira kwikoresha kuri Shani yari yanze amusaba ko basohokana. Shani n'ibyishimo byinshi yahise amwemerera, arangije asaba Ryu ko yamwereka restaurant nziza mu gihugu. Bakigerayo Ryu atungurwa no gusanga ari restaurant yo ku muhanda. Nyuma y'akanya Ryu yanze kurya ibiryo byo ku muhanda, yaje kugerageza inkoko yumvira aryoshye. Arangije ahita yicara ibiryo yaryaga nk'icyumweru, atangira no kuvuga uburyo kera yaryaga ibiryo byo muri Mondisi, bigatuma yemeza gushakisha amafaranga ataruhuka. Shani yumvise Shito yaranje amugirira agahinda, gusa amubwira ko amafaranga atari yakagombye gushyira imbere, ngo kuko isi idafite amazi meza n'umwuka mwiza wo guhumeka nayo mafaranga ntacyo yaba avuze. Umugabo yumvisha amagambo y'umukobwa arangije amusinyira miliyoni. Umukobwa arangije afata sheke arayitwika yose, amubwira ko kuri amafaranga ntacyo avuze, ko yishimiye kuba ari kumwe nawe gusa. Shani yahise atangira kumuririmbira, Ryu atungurwa no gusanga bakunda indirimbo imwe. Ako kanya bose bahita bafatanya batangira kuririmba, birangira umukobwa twakoresha ijwi rya Madamu Samake ahita amenagura ibirahure byose. Nyuma yo kuririmba bose baje kujya kubyicundago, barangije bataha banaseka inzira yose. Nyuma y'akanya Shani yakira telefone imubaza aho ari, abwira famiye yose ko ari hanze. Famiye y'umukobwa yahise itangira kwitegura gushimuta umugabo, Ryu arangije afata ukuboko Shani aramuherekeza. Shani nawe yatangiye gukunda, ageze ku muryango abuza Ryu kwinjira, aba amukijije atyo. Cha Octopus cyese kirakara kubera ko Ryu agicitse, muri ako kanya Shani ahita yakira ko Ryu amusaba ko bakongera gusohokana. Shani nawe wakunze ahita yemera, maze famiye yose itangira guserebura urupfu rwa Ryu. Ku munsi ukurikira batwereka Ryu yicaranye na Shani, maze Cha Octopus kiza nk'igitetsi gikoremo ibyuma ngo giterere Ryu bodyguard bahita basohoka. Ikigabo cyose kijisha kibabwira ko ari Octopus cyafashe guteka, maze ako kanya ahita yinjira n'abandi batetsi batangira kumukatagura mukubita bagira ngo n'urunyamaswa rukomeye bafashe. Ikigabo cyaragiye gipfiraho maze gitangira kubyina. Nyuma y'akanya muri bwo bukenze kibakira ibintu by'umukara kiracika, maze Shani asigara kidefanda avuga ko ari umumagisi. Nyuma batwereka Ryu akuramo impeta agaporopoza Shani. Shani nawe aruzi imisari we biramubabaza, akuramo icyuma cyereka Ryu amubwira ko agenzwa no kumwica gusa. Ryu yagize ngo Shani ari kumukinisha arangije atangira kumusomagura, gusa bidatinze nyina mama wacu nawe ahita yinjira. Shani n'isoni nyinshi amubonye ahita yisohokera, abasiga bari gutongana. Muri iryo joro batwereka Cha Octopus cyababaye kubera ko cyaferinze, kirangiye gitangira no gushinja Shani ko ari mu rukundo, gusa Shani arabihakana. Ako kanya bagiye kumva umuntu akomanze ku rugi, Shani asohotse ngo ari we wari watungwa no gusanga ari Ryu ugarutse gusaba imbabazi. Ryu yahise amureba arebye n'inzu zose asanga yuzuyemo za Madamu Samake, agerageje kwiruka zihita zimusinziriza. Yongeye gukanguka yisanga hagati ya za Madamu Samake na Cha Octopus kiri kumwereka ibyo yakoreye famiye yacyo. Ako kanya Cha Octopus yahise gitanga itegeko ko bagomba kumwica, gusa Ryu abwira ko nibamwica ntacyo baba bungutse, ahubwo abasaba ko bamureka kugira ngo ajye gukura ibyuma mu mazi kugira ngo nabo babone uburyo bayasubiramo. Octopus yari mufite inzika itangira kumunega. Nyuma y'akanya Shani ahita aza aramukiza, arangije amutegeka guhunga, bituma famiye yose igwa mu kantu. Feri ya mbere Ryu yayifatiye kuri polisi, arangije aragenda abwira abapolisi ibyo yabonye, gusa abonye ko abapolisi bari kumuseka ahitamo kwigendera. Twihuse batwereka Ryu yicaranye n'abashoramari bagenzi be, ariko basaba ko bakura imashini mu mazi, gusa bamuhakaniye. Ako kanya Rora yahise yinjira amufasha kubemeza, barangije batabagenda bavana imashini mu mazi. Nyuma Rora aza kumubaza icyamuteye kubivanamo, Ryu namubwira ibya Madamu Samake ntacyo asize inyuma. Ako kanya Rora yahise afungura icyumba kirimo abadokiteri benshi, arangije abwira Ryu ko amaze imyaka myinshi bazihiga. Ryu akinjiramo arebye asanga barafashe ebyiri zapfuye bari kuzikoraho ubushakashatsi. Rora yahise abwira Ryu ko Madamu Samake ari imari ikomeye cyane, arangije afata ingabo ze bajya kuzihiga. Ryu nawe aramaze kubona ibyo akoze ahita atangira guhamagara Shani, gusa abonye ko Shani yanze kumufata ahita yatsa imodoka ajya kumureba. Nyuma atwega ingabo za Rora zigera ku bwato,
zirangiye batangira kurasagura mu mazi bituma madamu Samake zari zishe zizamuka batangira kuzica urubozo. Shani nawe wari wishe hasi azamuka yigerageje yakirwa n'imipanga habura gato bamwica kizwana cya Octopus gitakimunaga hanze kimuhungisha. Shani yageze hejuru na bwakirwa n'indi mipanga arangiye tagaruka yikubita hasi byagabo bigiye kumwica kizwana nyirakuru akoresheje imbaraga zidasanzwe z'umurizo. Nyuma baturika abasirikare bose bari hasi umwe mu basirikare abyuka afata imbunda arangira arasa umukecuru grenade ihitimunaga hanze. Umukecuru ageze mu mazi yumva bya byuma byabicaga barabivanyemo arangiye atamagara abana be ngo bahungiremo bashyigiramo Shani batamutera urwuma rumugabanyiriza speed bituma Shani acika intege. Ku rundi ruhande batwereka Ryu yahize muri ambutiyaje arangiye abona wa mukire bahangana ufite jetpack ahita yimutira ngo ayigendereho. Umugabo yamubereye umwana mwiza arangiye arayimutiza barangiye batwereka Laura ari guhangana na Shani. Nyuma y'akanya Laura amufatisha ahita amurasa igisasu bituma Shani agwa ku nkombe. Nyuma batwereka abasirikare bari bazenguruka Shani bagiye kumwica Ryu ahita hagera bituma abasirikare bose bahita bahagara. Laura wari wafushye yahise akuramo imbunda agiye kurasa Shani Ryu ahita amwitangira. Ryu n'utubaraga duke yarasigaranye aterura Shani agenda araswa inzira yose mpaka amugejeje mu nyanja. Polisi nazo zaje kuhagera birangiye zifata Laura na bodyguard ze. Ryu nawe wari warashwe ahita yikubita hasi birangira ajyanywe kwa muganga. Nyuma y'iminsi batwereka Ryu asurwa n'ibinyamakuru we mu rugo barangiye batangira kumubaza ibibazo bya ba madamu Samake gusa Ryu ababwira ko zitabaho. Aho kandi Shani yahise asohoka turangiye tumenya ko baje kuba umugore n'umugabo. Umunyamakuru amaze kugenda bigira gutembera mu mazi batera twereka famiye yose ya Shani yarokotse. Kanda urebe filime Mugabo bishe akazu kari isazi yarangiza ikajya kwihorera. Nimba wanakunze iyi filime fasha usigare like na subscribe kuko bifasha cyane. Bye.